noneho umunsi umwe intama ziramukandagira atatse nararanaga na ba mama wacu atatse mpita nshaka kubyuka ngo njye kumutabara baransikamira ngo ryama wa gicucu iyo sura nayo ndayibuka yarambabaje cyane nuko no mbona ni muzima ubwo rero yavaga nkaha ngaha akajya hirya kure munsi ngo atazajya nukira abantu ariko akagenda yicaye urumva rero ya myaka mbazabona mfite ingahe mama yari yarananutse cyane iyo mba rero mfite imyaka y'umwana ugaragara nari no kumuterura imiryango nk'iyi n'ubwo biracyabaho iyo miryango ibaho ariko nibikomoka kuri Gahini simbizi noneho Imana izabageremo ibahindure rwose nifuriza abantu nk'abagakiza ubuzi ko nashyuhije amazi mu kibabi cy'iteke amazi mu kibabi cy'iteke uyashyuhirije he kuziko bita nirukanga njya kureba mama wacu inimba marahirimye ngo ubwo arapfuye niko bavuze kurya yaho twari dutuye hari irimbi bajyaga bahamba nkarebayo hari n'igiti cy'umunyinya noneho nabanganira n'abantu nkabaze ntariko ati ntiziri ruriya rwiri rwameze hejuru hariya mu ntuza hariya abahamba ngwi ntiburiya ruba rwazamutse mu mitwe y'abantu bahambye urumva hari muto cyane ntabwo haruzi noneho rero ngo bwarapfuye mitamenya ko azajya hahana turabasuhuje bakunzi ba Irakora TV nk'ibisanzwe iyi ni YouTube channel ikugezaho ijambo ry'Imana ubuhamya indirimbo z'abahanzi batandukanye ndetse n'ibindi byose bishobora gufasha umukristo by'umwihariko rero uyu munsi wa none turi kumwe kuri kamera za Irakora TV na Pastor Papa Munyana ntabwo ari ubwa mbere tumutumiye kuri iyi kamera abakurikiye ikiganiro cyashize ubwo mama Byiringiro yaravuye hanze twari twabahuje uyu niwe Pastor Papa Munyana rero benshi bari bamwifuje bifuza ko bakongera kumubona kuri kamera za Irakora TV rero wowe udukurikiye kuri iki kiganiro utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo uyikore ukore like share mu yandi magroupe cyangwa se mu bandi bavandimwe cyangwa se izindi nshuti kandi nawe ukurikiye iki kiganiro ubwa mbere gukora subscribe ni ngombwa maze ukamanuka hasi muri comment ukatubwira icyifuzo ikibazo cyangwa se igitekerezo kugira ngo dukomeze dukore neza uyu murimo w'Imana right twagiye rero kwa Papa Munyana tuguhereza ikaze Papa Munyana twakwakiriye murakoze cyane turagira ngo dutangirire dusenga hanyuma dutangire iki kiganiro reka dusenge mu izina rya Yesu turagushimiye Uwiteka Imana yacu tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zituma tudashira ntabwo twari ubwoko ariko uyu munsi turi ubwoko bw'Imana ntabwo twari twakababarirwa ariko uyu munsi twarababariwe rero tugushimiye imbabazi batugiriye uyu munsi kandi tugushimiye uyu munsi waremye kugira ngo tunezererwemo rero tugiye gukora umurimo wawe ngiye kuvuga aho wankuye ndetse naho ngeze harimo kugaragara rero ndakwinze kugira ngo iki kirere aba ari wowe ukigenzura twirukanye abamedi n'abaperesi bakirimo imyuka mibi yose duhunge waravuze ngo nitwirukana satani n'abazaduhunga rero mwirukanye hafi yanjye mwirukanye hafi ya bagenzi banjye mu izina rya Yesu reka presence y'Imana aba ari itugota kugira ngo ibyo dukora ndetse n'ibyo tuvuga ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro urakoze ndagushimiye kutwumvise mu izina rya Yesu amina murakoze Pastor Papa Munyana twakwakiriye nkuko nundi twatubivuze mbere yuko mushima Imana rero twe dushobora kuba tukuzi cyangwa se nabandi bakunda gukurikira Irakora TV ariko hashobora kuba ari umuntu bwa mbere urebye iki kiganiro mwatangira mwivuga hasigaye mugakomerezaho murakoze cyane murakoze cyane yewe nitwa Arerimana Emmanuel Papa Munyana banyitirira izina ry'umukobwa wanjye urabona ndi mukuru mfite imyaka myinshi navutse muri 62 umukuru kabisa rero urumva nakuriyemo nk'ifundi nta wabireba ngo abimenye ariko ndi mukuru rero ndashimira Imana yanyimenyekanishije nkayimenya yego nge rero Harerimana Emmanuel nkuko izina riri nyine ndi Harerimana hanyuma Emmanuel niryo niswe maze kubatizwa nabatirijwe muri Adventiste mbatizwa nkuze nkuko ijambo ry'Imana ribivuga
hanyuma ninjye wihitiyemo iryo zina rya Emmanuel. yego Mfashe Harerimana mfata na Emmanuel numva byose birahwanye, ni nkaho ari izina rimwe. yego Harerimana, Imana turi kumwe. Urumva rero birahwanye. ni izina rimwe kabisa. Ni izina rimwe. Ku muntu wize nyine arumva ko ari izina rimwe. Ariko niko bimeze. Ndyihitiyemo mbona niryo rimbereye, niyigira umubatizo ntihagira uwunyigira. Nabatirijwe muri Adventiste. Yego. Mbatizwa mu mazi menshi nk'uko Kristo nawe yabatijwe na Yohana. Rero ubuhamya ngiye kubaha nubwo Imana yankuye. Nta Imana itakura umuntu nubwo haba ari habi cyane cyangwa ari kure. Rero imibereho yanjye nka Harerimana, burya ababyeyi n'abahanuzi koko. Sinzi papa cyangwa mama niba ari we wanyise Harerimana, ariko niyo yandeze koko. Kuko ntago nigeze nderwa n'ababyeyi. Mbere na mbere nkitanga ubuhamya ndashaka ko nza kwihanganisha abantu batagize amahirwe yo kubyiruka bareba ba papa na ba mama. Jewe rero nabyirutse ndeba mama gusa, yego nta papa mbona. Bivuga ngo rero papa ntabwo yigeze abana na mama nk'uko iby'iki gihe ndimo mbibona. Iyo mbonye abantu bananiranwe ku bana birambabaza, bikanjyana kure kuko binyibutsa uko nabayeho. Bivuze ngo rero sinzi igihe bamaranye, ariko baratandukana. Papa ngo ashaka undi, ni amakuru numvaga. yego Hanyuma mama araturuhana. Ubundi jewe iwacu ni mu majyepfo hariya za Gitarama, aho bitaga komine Murama, ubu yabaye Muhanga. yego Niyo nkomoka. Rero sogokuru yabagaho biti Muyunzwe, ni hafi aho ngaho ya Buhanda. Hanyuma mama babyita ngo ni ukuruha, areba ukuntu abigenza biramuyobera. Turi abana bato, twari abahungu 3 n'umukobwa umwe. Nge rero ni nge bucura bw'iwacu, niwe mutoya. ni nge mutoya. yego Bimwe abantu bavuga ngo niwe ngo wasize asezeye mu nda hakora ibintu bidasanzwe. Yego, yego. Ariko bajya babivuga mu mvugo nyandagaza, ariko ntabwo byari ko nabivuga. Noneho rero ubwo ndi bucura bw'iwacu. Mama rero araturuhana. Mama yari ikinege, avuka ari umwe wenyine, ari umukobwa gusa. Rero nyogokuru ari we nyina, niwe mwana wenyine yabyaye. Ubundi ubwacu mu maraso yacu ibi bavuga byo kuringaniza imbyaro, twe nta kibazo twagira. Tuba bake cyane. ntabwo mukunda kororoka cyane. Ntabwo twororoka cyane kabisa ngo tugorane nk'uko ab'iki gihe bafitiye ubwoba bw'abororoka. Rero kuyimpiyo nyigisho rwose uba wigora, kuko mu maraso yacu ni haprogrammyemo ko tugomba kuba bake. Sinzi uko Imana yabigenje. Nuko ubwo rero twari 3, abasore n'umuhungu umwe, n'abana n'umukobwa umwe. yego Umukobwa rero niwe wari imfura y'iwacu. Urumva rero imfura niba yari muhungu ingana na se, ni yari y'umukobwa ibingana na nyina. yego Mama rero aza kurwara, ariko ubwo yarwaye mu rugendo nyiri rwo kuturuhana, niko babyita mu Kinyarwanda. Atujyanye kwa nyina ari we nyogokuru, ntibabyumva kimwe. yego Arabyanga. Noneho rero bisaba ko ubwo nyogokuru nawe ntiyabanaga n'umugabo we, bya bindi bita karande. yego Nawe bari baratandukanye, yarashatse undi mugore. Ubwo urumva papa nawe niko bimeze. Ni uruhererekane. ni karande kabisa. Ni karande yo gatsindwa. Nuko noneho ananiranwa na mama we, ahita ajya kwa sogokuru. Tekereza gufata abana. Urumva bari mu bapagani, ntabwo bari bazi Imana. Ntabwo bari bazi Imana. Tekereza gufata abana nk'abo ngabo ukabajyana kwa mukaso. Ubwo niko ngiye kubyita. Ukabajyana kubaruhana kwa mukaso. Kibazo kabisa. Tubaho imibereho mibi cyane. Cyakora abakuru banjye bo
bari utwana tugira amayeri, niba yarabacumbikishije, niba baragiye hehe, ntabwo nabonaga, ninjye na mama twibonaga. Abandi baratabanyitse, mbega ubwo niba yaravuze ati wowe uzanderera runaka, ntabwo njye mbizi ibyo ngibyo rwose. Noneho mbana na mama kwa sogokuru, tubaho mu mibereho, harimo mukaso aho kwa sogokuru, tubaho mu mibereho mibi. Ubwo ba mama wacu bakajya mbega badufata ukuntu kutari kwiza, bagafata mama nabi. Noneho ndabyibuka mama yaguze intama, icyo bita bitugukwaha cyangwa se ibyo ino leta irwanya ibyitwa ruswa. Yaguze intama asa nka ruswa atanze ahaye se kugira ngo yo kujya tureba nabi. Intama w'inkwano ubwo sinzi gusa ko ndakazi. Intama irororoka iragenda yuzuza urugo. Noneho rero za ntama barazubakira zigira ikiraro cyazo. Noneho mama akaba yararwaye igisebe ku kaguru, ikintu cyamwishe nyine. Igisebe ku kaguru akirwara kirakomera cyane, ni ibisebe byabagaho nuko ariko nawe banza uri uwa kera. Twakuriye mu ntara turabizi. Yes, igisebe kiba umufunzo, kimera nabi cyane, kimugwa nabi kugeza ubwo yageze ku rwego agenda yicaye. Kandi cya gisebe kikanuka, hazamo kanseri. Noneho ubwo urumva ubusanzwe ntabwo anejeje, urumva no kubona bamwitaho n'abamurwaye, ntanejeje, ahubwo yaje kubangama. Rugo rwaramunaniye, ni indushyi, yazanye icyanaho, ninjye wagaragaraga twari iyo aho ngaho, abandi sinzi aho bari baragiye. Amagambo bambwiraga uko bamfataga, bigeze no kuduha ibiryo rwose. Ibi ntabwo ari ubugoryi bubinteye, ahubwo no kugira ngo nubake imitima y'abantu. Bigeze no kuduha ibiryo birimo amatotwe y'inkoko, turarya bayashyizemo hasi, tugezemo hagati, ubu sinjya ngira iseseme. Mwembi murimo musangira? Oya, ni njye na mukuru wanjye nakurikiraga. Noneho turarya tugezemo hasi, ahandi uba ugeze mu biryo kabisa mo hasi, tuyora duhura n'amabyi y'inkoko, yandi y'inkoko irarira ariko menshi. Icyo gihe nacyo cyarambabaje, navuze si isahane bayiteza inkoko, bayaho yataye bashyiraho. Mvuga ibi ngibi ndashaka kubabwira abantu b'abagome ko ni Imana yababwira iti muze mbajyane mu ijuru, nabo ubwabo bagira complex. No kwigaya, ibu yakwigaya rwose, umutima ni watuma binjira mu bwami bw'Imana. Ni ukuneho tubaho. Mukuru wanjye nzahano yaje kujya, kuko nyine urumva we yari mukuru, niba ari sinye yamuciriye cyangwa se amarenga ati shaka aho ujya, dusigarana mu rugo. Mama rero kugeza ubwo yahinamiranye ntajya agenda. Buri ubundi jewe iyo mbabaye ndashaka ko n'abanyibazagaho cyane bamenye impamvu. Burya abantu ntibakihe gutondagura CV y'umuntu batayizi. Jewe ubundi iyo mbabaye ndaceceka. Cyangwa niko ba Emmanuel twese duteye sinamenya. Ndaceceka kuko mvuze mbabaye navuga ibintu bibi. Nuko noneho rero agera ubwo ahinamirana, bakagera n'ubwo bamwima ibiryo. Noneho kubera ikibazo yari afite cy'igisebe cy'umufunzo, bigera ubwo bamujyana muri za ntama kubamo mu nzu y'intama. Bumva nuka baravuga bati uyu muntu uko uhwanye na biriya bisogororo by'intama, bamujyana mu ntama. Noneho afite nk'imyaka ingahe pamunyana? Numva ntabizi, uretse ko abana bo mu cyaro bagira ubucakura. Bagira ubucakura. Naragacakura ariko sinzi utwaka nari mfite. Twose naradufataga nkadufata. Nuko noneho bamwohereza mu ntama, akaba ariho arara, kayagenda akajya mu nguni y'inzu. Noneho umunsi umwe intama ziramukandagira, atatse. Nararanaga na ba mama wacu, atatse mpita nshaka kubyuka ngo njye kumutabara, baransikamira ngo ryama wa gicucu. Iyo sura nayo ndayibuka, yarambabaje cyane. Ndongera ndaryama. Bwarinze bucya, avuga nti buriya mama ko yatatse ndabwirwa n'iki ko akiriho. Kandi aba mama wacu ntibembera ko njya kumureba. Ubwo ntiyabonaga, urabona mu cyaro
kwari ukuzunguza igishirira cyangwa se gucana akatadobo. Imana yarakoze, ni ukuri. Baba bakajimije Ego. ubwo kwaheri. Nuko noneho buracya bukeye njya kureba nsanga mama aracyariho ariko yicaye mu nguni asutamye ameze nk'umuntu wigunze. Ndabyibuka mama yajyaga akunda guseka, ntubamenye ko afite ikibazo. Nakunda kumubariza ijambo rivuga ngo ariko mama uzakira, ati nzakira mwana wa. Yego. Hirirwa nishimye aho nabaga ndagiye hamwe n'abandi bana, mvuga nti mama azakira kabisa. Nuko noneho mbona ni muzima. Ubwo rero yavaga nk'aha ngaha akajya hirya kure munsi ngo atazajya nukira abantu, ariko akagenda yicaye. Urumva rero ya myaka mbazabona mfite ingahe, mama yari yarananutse cyane. Iyo mba rero mfite imyaka y'umwana ugaragara nari no kumuterura. Ariko yagendaga akurura ikibuno nkagenda muri iruhande ndeba ko nta cyaba, kugeza igihe azagerera hahandi agiye kwihisha abantu. Mbega yari yarihaye akato. Munsi niyo yabaga, ntabamushyiraga ibiryo. Urumva nta n'uwamuvuzaga. Nta n'uwamwitagaho, nta kumuha ibiryo, nta mazi yo gukaraba. Kandi sinari kumukarabya. Igihe rero kiragera, imiryango nk'iyi n'ubu biracyabaho. Iyo miryango ibaho ariko n'ibikomoka kuri Gahini simbizi. Noneho Imana izabageremo ibahindure rwose, nifuriza abantu nk'abagakiza. Noneho Imana igatanga amayeri, wumvuza Imana kubera ubu nayimenye. Yego. Ubundi sinari inzu ibyo ari byo. Nawe urumva uvuye mu miryango nk'iyi. Iyo uri umushumba rero burya iyo waragiye ukaba umusirikare birakorohera, kuko ubuzima bwa gisirikare bufitanye relation n'ubw'umushumba. Wibagira inka. Yego. Burya n'umusirikare yabonye umushumba aramwubaha. Bose kubera ko baba baramenyera amafunzo cyangwa. Yes, imibabaro. Yego. No kwideburia cyangwa kwiyeranje. Nuko no nkareba mama nkabona inzara igiye kumwica. Nkajya kwiba amateke cyangwa ibijumba nkashaka kareba nk'umuntu ubyejeje. Agenda nkacukura nkotsa rwihishwa. Sogokuru yangaga umuntu wotsa kuko yari umukire, ari abantu bafite ibintu byinshi, amata. Nagiraga ngo banza kumuvuza kuko nta ekada bose bari bashoboye. Noneho nkiba amateke nkotsa rwihishwa, ibyo bitaga runonko, nkajya munsi y'umukingo iyo habaga ari kuzuba nuko. Noneho nkabyotsa, namara kubyotsa nkagenda rwihishwa nkabimuha. Nti mama dore nakokereje. Agaseka, turakoze mwana wa, akarya. Narenze nkafata ikibabi cy'amateke y'ikabandi nkajya kuri kano nkavoma amazi mu kibabi cy'amateke nkayazana akarenzaho. Ayo mu rugo ntayabaga hari. Mu rugo se nari gusubirayo. Wavomeraga hirya wagiye kuragira. Aho nabaga ndagiye ku gasozi. Byose n'ababikoreraga. Buri natahaga nimugoroba, natahiraga rimwe. Noneho nkabona uko mwitaho. Ubwo nabona nta adakaraba cya gisebe kikanuka cyane. Noneho akambwira ati ubu nakuraho amazi yo gukaraba, ati kandi cyiza yiba yabaga ashyushye. Ubuzi ko nashyuhije amazi mu kibabi cy'iteke. Amazi mu kibabi cy'iteke. Uyashyuhirije he? Kuziko. Nkacana. Yes, aho nabaga ndagiye. Ntameneke. None se buri ikibabi cy'iteke ntabwo cyuma? Ikibabi cy'iteke ari amateke y'ikabandi. Hari ukuntu kiba kimeze, noneho ugifata hejuru ukavomeramo amazi. Noneho iyo wacanye burya kimeze nk'ishashi. Ishashi burya ushyiramo amazi ugatekamo umuceri ugashya. Yego. Mu ishashi. Kiba kimeze rero nk'ishashi. Noneho ndangije narangiza nkatereka hejuru amazi agashyuha, akaba kazuyaze nkayamushyira akoza cya gisebe. Habaga harimo udusimba y'inyonyine, zimwe zikamanuka izindi zikazamuka nzireba, agafata ari no gufwa rya ruseke akarivungagura gutya ndeba. Nteko mama n'ubuzakira, ati nzakira mwana wa. Tubaho mw'ubwo buzima ntibamwiteho, mbega bamuhambye areba. Byaje kurangira gute? Icyo gisebe nicyo cyaje kuva mu igare rye byagenze. Icyo gisebe cyaje kubyara mbega urupfu wibibatiza. Byabyaye urupfu. Aba ari cyo kimuhitana. Aba ari cyo kimwica. Batamuvuje. Kare nta n'uwamwitaga, nta n'uwamuhaga ibiryo, nta n'uwamuhaga amazi yo gukaraba. Ubu wakomeje kubaho gute? Nta n'uwamuhinduriraga imyenda. Nyine uko nabayeho nuko. Ubwo nta mukuru wanjye ndeba, wa mushiki wanjye ntawe ndora.
ubu ndeba hano kuntera ubwo buba wihemukiye jye ntabwo wanjye ngira urumva warakaranzwe narakaranzwe gusa ndashimiye Imana ko itatumye shirira iyo utabona agakiza wari kuzahitana abantu oya ahari banza nari kujya muri Boko Haram nuko noneho rero mama igihe kiragera ntawe umwitayeho aza kumpamagara nimugoroba bwije musanga handi mu ntama mbona ari ntararyama kuko iyo namaga kubageramo barambuzaga kubonana nawe nta biryo bamuhaye nta kumukarabya nta kumenya ngo imyenda se yizahinduka gutereka da ntacyo babaga bamwitayeho mbega ninjye wamwitagaho kandi nawe uri muto kandi nanjye ndi igitambambuga nuko noneho igihe kiragera ari butahe nimugoroba arampamagara ndabyibuka yakundaga kuvuga ngo harera Imana ntabyo yaraze ni harorima ni karame ngwino nkubwire ariko yarasekaga n'uwaringiye bigaruka nkabona seka inseko ye rwose uko ndagenda ndamwegera ambwira ngo mfatira mu mugongo ndamufata ubundi nubwo atigeze andaga ariko hari ikintu yandaze yego iyo mbabaye ndaceceka ntabwo nsakuza kandi mu mubabaro ntabwo ushobora kumenya ko mbabaye kuko narabimubonanye yarasekaga kanganiriza ntagire uhashihura ntagire uwatuka kandi adakijijwe rwose rumva ahantu yakomokaga sinzi ukuntu inyange ishobora kuvuka ku gikona ikibazo nyine umuntu akaba ari mubi ariko akabyara umwana utunganye nabyo byaranyobeye babyita ubumuntu hari ubwo umuntu afite ubumuntu ariko adafite agakiza urakoze cyane nuko noneho arahamagara ati mfatira mu mugongo ndahafata maze kuhafata nta n'urutoki rwanyeganyeze niryo jambo yambwiye mfatira mu mugongo mfata mu mugongo dukomeza n'ubuhamya pa Munyana yego abana basuzugura ababyeyi nk'ubu ngubu dukomeza bababwira iki urumva agahinda wahuye nako ukuntu wabonye uburyo umubyeyi ababaza no kubura umubyeyi nk'umwana usuzugura umubyeyi kuko no kuri kamera badukurikiye abana b'abasore murabizi imyitwarire kuri bafite yego wabagiriye inama nka pastor usanzwe uri n'umubyeyi wo mu mwuka hari nabo bera bo mu mubiri yego inama kugira ngo dukomeze turangize icyo cyiciro cy'ubupfubyi dukomeze nubwo riba ruwariraye utarariraye ntiyaribara ariko ndabagira inama yuko iyo ari ingeso mbi ni ubutamenya bukomeye cyane kutubaha umubyeyi yewe biranambabaza iyo mbona umuntu afite umubyeyi akamufata uko yiboneye umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane 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 w'umumama none akonkongereho yego ntabwo rero ari byiza rwose nabahanurira ntatitiye nkababwira ngo bisubireho niko bimeze bubaha ababyeyi na Bibiliya bivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe iguha mu mategeko Imana ya mbere yatanze harimo n'icyo ngicyo urumva rero n'umuntu utubaha ababyeyi byonyine n'ubwami bw'ijuru ntabwo azabugeramo nyuma yo kubura ababyeyi urumva urubuze mama ubuzima bwakomeje kwanga byagenze gute wagumye muri uwo muryango byagenze ndashaka kukomerezaho naringeze mama arapfa nta rindi jambo ambwiye noneho ikinya kiza kumfata mu kaboko ntangira guhamagara mama reka da ndahamagara uwabaye ibuye kare mama reka da nuko noneho ndarekura akaboko numva kanya ndekuye arahirima ahirimye mbona nicyo kintu nabonye cyanteye ubwoba mpita nirukanka njya kureba mama wacu ini mama arahirimye ngo ubwo arapfuye niko bavuze ngo bwarapfuye ni ubwa mbere noneho hakurya y'aho twari dutuye hari irimbi bajyaga bahamba nkarebayo hari n'igiti cy'umunyinya noneho nabanganira n'abantu nkabaze ntariko ati ntiziri ruriya rwiri rwameze hejuru hariya mu ntuza hariya bahamba ngwi ntiburiya ruba rwazamutse mu mitwe y'abantu bahambye urumva hari muto cyane ntabwo waruzi noneho rero ngo bwarapfuye mpita menya ko azajya hahana
numva sinzi ukuntu mbaye, numva muri njye mbaye ikinya, numva sinzi ukuntu mbaye, numva ndahindanye, numva ndihebye, mbega ni nk'ikintu cyamanutse cyari ku mutima gikubita hasi, numva sinzi ukuntu mpindutse. Nuko nyine ndaceceka. Cecetse rero ubwo nibwo batabaza, bucyabatabaza, bagenda babwira abaturanyi ko bapfushije kugira ngo babahambire. Ndibuka mama ava kwa nyogokuru yarampetse nijoro, anyura ahantu mu kibaya, ariko ari nijoro. Ariko ndashaka kukubwira ko agahinda nagize mama kiriho, nako nagize mbonye agiye, katumye nsubira kwa nyogokuru, ari njye uyoboye abantu ngiye kuhabereka. Hagenda mbabwira ngo twanyuze aha, kandi hari nijoro. Ndabajyana mbageza kwa nyogokuru, ningiye wagiye kubika mama. Banaguhetse? Mbega mama urumva igihe waje baguhetse ari na nijoro? Anjyana kwa sogokuru nyine. Duhunze tuvuye kwa nyogokuru. Noneho mbasubizayo ni kwa nyogokuru ndahazi, kuko bose nta wari uhazi. Nyogokuru ubyara papa wawe? Ubyara mama. Yego. Nkajya ngenda mbereka ntitwanyuza. Bintera ubwoba iyo mbyitekereza mwese ko nari umwana mpetswe, ibi bintu nabimenyaga gute. Ariko ni Imana. Ibibazo byose mwagiragamo, nyogokuru wo kwa mama wawe ntabwo byibura ntabwo bajyaga baza kubasura? Yakada? Ntabwo sinigeze mbabona. Nuko noneho turagenda tujyayo, barabika, ndahabona. Maze kuhabona, ndabyibuka mama yari afite ivarisi, yari umusirimu, harimo ibitenge, harimo imishanana, harimo utuntu twinshi. Ivarisi yabaga aho ngaho, yarayifunze n'akagufuri. Ariko nabo ndumva n'ubu ntabwo bari beza, ko ndumva bari barabirukanye kwa bande kwa nyogokuru byara mama wawe. N'ubu nabo bari barabirukanye, urumva bari baranze kahaba. Kuko bemerenda kahaba ntabwo mwari kuba mu buzima bugoye gutyo. Ntabwo twari kuba mu buzima bugoye gutyo. Imiryango yose byari ibibazo. Byari ibibazo. Nuko noneho mbagezayo. Yego. Ndabyibuka twasubiranyeyo tugiye guhamba. Tumaze guhamba, sogokuru arambwira ngo ngwino dusubire mu rugo ngiye kuguha inkuracyobo. Ndamubwira nti wapi. Namubwiriye kwirimbi. Ndamubwira nti nabonaga ukuntu mwadufataga na mama kiriho, ntago hariya nasubirayo. Noneho mpita ngira gute, nca ku ruhande ndavuga ngo genda asubira kwa nyogokuru aho gusubira kwa sogokuru. Sinzi wajyaga aca umugani akavuga ngo warya imbwa yarya inzungu. Yego. Rero napimye ibiro by'ubugome bwabo no kutatwitaho. Wishyira ku munzani? Nshyira ku munzani, ndavuga intafazare subiye kwa nyogokuru. Abariho nsubira burundu, ubwo sinasubirayo. Yego. Bava rero kuhamba, basubiyeyo bonyine, ubwo bumva ngo nyine nagiye kwa nyogokuru niho nasubiye. Yego. Ndagenda mba kwa nyogokuru, mbayo. Yo wakuriye? Mbayo kwa nyogokuru. Mbayo, nkajya ndagira ingurube, nkajya ndagira inyana, nkajya ndagira. Gusa ndashimira mushiki wanjye, igihe cyarageze bazi Kigali. Yego. Baba i Kigali, uko ari babiri, mushiki wanjye na mukuru wanjye wamukurikiraga, na mukuru wanjye nakurikiraga. Mushiki wanjye nawe yaje kumuhamagara, tuza kubonana. Yego. Nuko noneho ninjye ubwo wari usigaye rero mu cyaro. Mushiki wanjye akajya aza kunsura kwa nyogokuru, kaza gasanga ndiho mu buzima buteye ubwoba. Abana bo mu cyaro babaho nabi. Nabi cyane. Mujye mubasabira Imana. Cyane. Babaho nabi. Cyane cyane. Hari ukuntu nko kuri televiziyo nkabona ukuntu abayobozi baho batabitaho. Ahubwo no kuyobora mu cyaro nabwo ni ibibazo. Hari ikibazo. Nuko noneho ubwo ndagenda mbaho, mushiki wanjye ntekerezaho, aje kunsura arambwira ati ariko ndashaka ko uzaza. Nabaye nk'ubonekewe. Yego. Ampaye iyo message ngo ndashaka ko uzaze, ninza hehe? Kuko nabonaga ameze nk'umuzungu. Atuza i Kigali. Kigali nahaba. Ubwo hari nko muri 70 ingahe? Ya ni kera ntago mbizi rwose. Kigali ari kiri igihuru. Yari igihuru. Kuko ndibuka mpaza hari ahantu hari amatara naho atari bunana hakwereka. Rwose nakujyana. Nuko noneho ubwo ampaye iyo message numva ngize ubwoba, numva ni ibintu bitazashoboka, numva ngeze i Kigali naba ngeze mu ijuru,
nuko undi aravuga ati nzatuma umuntu tubane i Kigali azaza gutware, ati nzamuha itike. Nuko nkajya ndagira noneho nishimye, nzajya i Kigali mfite inkuru nziza, nzajya i Kigali ntangira nsa neza, nzajya i Kigali nkajya nkarabamaga nkayamaraho, nzajya i Kigali mushiki wanjye ataza kuntwara nsa nabi. Nuko igihe kiragera rero yohereza umuntu araza aramfata. Noneho ukuntu naje i Kigali nabwiye nyogokuru, ndamubwiye hari ahantu nakoze umusiri. Umusiri bwo cyari giki? Umusiri ni ikiraka, ni nk'akazi nko guharurira ikawa cyangwa se utundi tuntu wakoraga ukabona agasabune. Ati wabonye agasabune mwana we? Ni yego. Yampaye agakabutura n'agapira yambikiraga. Bari baranguriye ahantu bitaga ku Buhanda. Nuko ngo ngiye gufura, mfura byahehe. Naho ngiye i Kigali. Naho ubwo umuntu yantegerereje iyo ku muhanda. Yego. Ancira isiri ngize ntya ndamubona ati tugende. Ita tugende. Kuva ubwo ntabwo wongeye gusubira mu cyaro? Ntabwo nasubiye mu cyaro hashize imyaka 10. Ndi umusore shaho. Mushiki wawe icyo gihe yakoraga iki? Mushiki wanjye yaracuruzaga, yarafite botike. Wagize amahirwe yo kwiga? Nagize amahirwe yo kwiga. Wowe wagutangije ishuri byagenze? Nageze ni Kigali, urumva hari kera. Anshakira ishuri. Yego. Gusa nta mashuri yo hejuru nigeze niga. Cyambere buri ariko nayo nize ndanyakesha Rurema. Imana naniyo ya mbere yigisha. No kuri. Ariko inavuga ko yatoranyije abaswa n'abantu baje babyumva. Yego. Ngo kugira ngo ikoze isona bigira abanyabwenge. Ako kantu rero bakamenye nako. Ako kantu nabwo bivuze ko abo bahanga nyine batajya bahamagarwa subwo. Oya bahanga se babyemera. Buri hari icyo bita najua. Rero iyo uri najua ntabyo kongerwaho ubukeneye. Bako abantu nyine bihagije. Nuko bakabona ko abantu bajya gusenga nyine ari abantu. Ari injiji. Bakubiswe babuze umurongo ngenderwaho. Binaniye impamvu bituma benshi nyine bumva ko ari abahanga babyihorera bihagije cyane, bakanadusuzugura twebwe abatoranyijwe nayo. Yego. Ariko yadukuye mu ishyamba izi ikikora. Wize gusoma no kwandika? Nize gusoma no kwandika. Yego. Ugera mu kera nicyo bitaga, sinzi buryo babyitaga, bari mu wa 7 bari mu wa kangahe? Mu wa 7 mu wa 8. Yego. Abantu bakuri iki kiganiro turi kumwe na Papa Munyana, mu pastor mukuru. Mwabyumvishe nyine ko twaganiriye nk'umuntu w'umubyeyi, buri uganire n'umubyeyi ugenda buke kugira ngo anaguhugure. Pastor Papa Munyana, mukomeje kuba muri ubwo buzima bwo kwa mushiki wawe, byibura wabonye hari impinduka bitandukanye no mu cyaro? Ahubwo nzangera i Kigali uwo muntu yangendesheje n'amaguru. Aho akiri nawe azakizwe. Itike arayirya, gusa yanguriye icupa ry'urwagwa. Twaje tuguruka. Tuguruka ntazi yonge. Reba icupa ry'urwagwa ku mwana. Icupa ry'urwagwa ku mwana utariye. Yego. Mbega yarantwitse. Nuko nje rero Gitarama muza n'amaguru. Twategeye Gitarama. Gitarama mu mujyi. Reba kuva ahantu bita muri Gafunzo. Hanyuma ukaza twategeye mu mujyi Gitarama. Naraje nicara, uko nicaye ngeze i Kigali. Niko nagumye mara amezi 3. Amezi 3? Kubera kuruha. Urumva nari umwana. Nagenze urugendo rurenze igipimo, ndanza nicaye ndahinamirana. Kajya banterura banjyana ku. Umaze kuhagera kubera urugendo nyine urumva. Naravuze nti niyo napfa mbonye nkandagiye ku butaka bw'i Kigali. Havuze nti birarangiye. Urumva nyine iryo cupa ryari kurimo ntago wumvaga bubabare. Wabwumvishe birangiye? Nabwumvise birangiye bukeye. Nibwo namenye yuko ibintu byankomereye. Nuko ndigeze umara amezi 3 nkayo ngaho udahaguruka utagenda. Narayamaze rwose, narahinamiranye kubera urwo rugendo. Nyuma yo kuba mu ubwo buzima bigenda gute? Waje gukira? Nyuma y'ubwo buzima nyine nakomeze kujya nitabwaho, urumva nitabwagaho, nkakaraba n'amazi meza yo mu mujyi. Nkanarya neza ibiryo byatetswe neza, umuceri, agafiriti, tuntu twiza. Yego. Ndashimira mushiki wanjye wankuye iyo akoreshejwe n'Imana. Nkaba ndi uwo ndi ubu. Yego. Nawe aho ari rwose Imana izamuha umugisha. Yego. Yaba kiriho?
ariho atuye mu Nyakabanda Imana imumugisha kandi ntabwo ariho nabi yarakoze ibyo yakoze neza ntibora Imana yarabimwituye ni neza ngo ntabwo ibora nshuti yanjye gira neza ukabisanga imbere yego twihuse byaje kurangira gute mwarakomeje kubana kugera uba umusore kugera uzanye umugore byagenze ute ukuntu byaje kumera nyine yarandeze amaze kunyuhagira aho umukungugu wo mu cyaro nshakira uko ndiga nawe nyine ubwo yari amaze gucika intege ntabwo yari agifite amafaranga nuko ubuzima bwo mu mujyi nyine urabizi ukuntu bukakara yego naje mu gihe yari afite ubuzima nawe butamworoheye nuko rero tubaho gutyo ndiga menya gusoma no kwandika biremera ndabishimira Imana yego rero kiragera sinavuga ngo narangije ayo mashuri ayo ntarangizwa imibereho nyine intege ku kundi igihe kigeze ndibuka hari umuntu wamurambagizaga yari afite imodoka ya Kombe Volkswagen za kera abaga ari imodoka zikomeye zihenda icyo gihe aramubwira ati amurambagiza nari umwana na mukuru wanjye nawe yari muto ndabyibuka arambwira ati ariko kuriya muntu andambagiza nzamwemere ntigira vuba umuntu ufite imodoka atoya ahita ambwira ijambo rikomeye arambwira ati ntabwo njye nashaka mukingana gutya ati mutarigire ejuru kuko ntacyo tuzaba washatse uriya muntu atoya noneho ambwira ijambo rikomeye arambwira ati ese buriya nabajyana tukabana mu rugo ati uriya nagende nzaba nshaka ati muracyari bato muzabanze mwigire hejuru icyo gihe ndabyibuka rwose sinzi ukuntu baje gutandukana turabana gutyo rero nyuma yaho yaje kubona umugabo barabana bumva abantu babaho mu buzima bwo kwirwariza imibereho yabo bitandukanye n'iy'abashoboye banye n'umugabo barabyarana umwana tubana mu rugo nyine mufasha imirimo igihe kiragera mbona hari ukuntu maze kwigira ejuru nanjye hari ukuntu numva nkeneye umukandara w'uruhu cyangwa se agakweto niguriye igihe kiragera ndamubwira nti ngiye gushaka ukundi mbaho maze kuba mukuru mbireba rwose mu ndorerwamo nabonaga ko hari icyo maze kumenya nuko arambwira ati ese ubu wajya hehe atabishaka ariko ndagenda nari nafashe decision uriya gihe ukuntu meze iyo nafashe umwanzuro mba nawufashe yego njya mbwira na bene wacu b'abarokore nkababwiye niba utazi gufata umwanzuro ntabwo uzabana n'Imana ko Imana izirana n'umuntu uhuzagurika udafata icyemezo utazi gufata icyemezo kandi ugifata neza udahubutse yego maze kuvayo wagiye papa Munyana maze kuvayo nagiye gukora akazi ko mu rugo yo wakoze mu rugo nakoze mu rugo yego gusa navugaga ngo sinakorera abamariye nkorera abajene abasore abatari mariye nibo nabonaga batangora yego kandi iyo mibare nakoze yarampiriye kuri ubu gaze zarajeho ntibigikunda ntago bigikunda gaze zaraje nabo basigaye bitekera byarakomeye rwose imibare yabaye myinshi ubwo buzima bwo gukorera abantu babimaze mu gihe kingana gute nakoze akazi mfite intego yego mfite intego yo kutabitindamo kuko hari akazi kagahitse utindamo kakaguhindura imbwa ugasa nako ubundi kera babyitaga ngo ni ukuragira mukara ubwo bavugaga inkono hanyuma rero mbikora mfite intego ntabwo nabikoze imyaka irenze 3 kuko nabikoze nshaka igishoro yego maze kubona igishoro rero ndagasezera nkasezeye ndangura peteroli jerekani yaguraga 200 kuri station yego verite hanyuma nkagenda mpimira abantu ubwo wapimiraga abantu utaha wahise ujya kwikodeshereza nahise njya oya natse icumbi umusore w'inshuti yanjye ariko uko nagiraga amayeri mwana wabayeho aricyo wagira ngo abacanye ku maso umutima ngo w'imfubyi watanze umuzaza ngo kumera imvi urakoze cyane noneho mva ko maze kuva kwako kazi
narebye umujene w'inshuti yanjye wacuruzaga imyenda ndamubwira ariko wancumbikiye ariko ukancumbikira amezi 3 ntacyo mbaza kuko nari mfite agashoro gato urumva yari inshuti yawe nta kwishyuramo inzu avuga nti mbabarira uncumbikira amezi 3 narenga nzajya ngufasha kwishyura inzu yego maze ndakarata koko ndakarata nkacuruza peteroli nkacuruza nta hantu ntageraga yego n'ufite umuriro namubumvisha ukuntu umuriro ugiye kuzabura ngwino yaho kugura buji ngo izagutwikire motora waba ufite itara dore peteroli ngiye yego nkamwigisha kangurira yego niba barayimenaga niba barayicanishaga imbaho peteroli turabasuhuje turabashuje Imana ibahe umugisha naho Imana itakura umuntu yego kandi nkongera kubwira abantu rwose bajye bihangana abantu bakora utuntu duciriritse babubahe yego ntabwo igiti gikura gihereye mu kirere ikibazo biragoye nyine twebwe muri iyi minsi biragoye ariko ntacyo Imana Imana izabikora yego nuko noneho ndacuruza nyuma y'amezi 3 naguze akameza gatoya ngura chaise moderne 2 wera afite salon nini n'inzu y'ibyumba 2 cyumba cyanjye nkoresha igitanda cya simple nshyira mu muri amezi 3 yego ndavuga nti reka ntandukanye nawe two kurarana njya ku gitanda cyanjye noneho naba nabonye umushyitsi nticare ku ntebe ye kicara ku yanjye yego nuko noneho ntangira kumufasha kwishyura inzu nayamuhaga mbere akayarya yari umusinzi oya nta nzoga yanywaga nta mibare kandi iyo nzu yishyuraga ni iya mukuru we yaramwishyuzaga noneho nkayamuha nta mikino nkayamuha akayarya rero hari igihe yamwotsaga igitutu ati garamfura yamere nkabwa ndakwiyamye gihe narakwishyuye ibyo mushwana uramenye ntugire icyo umbwira jewe nuko noneho turabana gutyo naje gutandukana nawe baduteye Gatarina abajura Gatarina nibuye bazunguza bagakubita ku rugi rukagwa imbere urumva nk'abantu b'i Kigali batazi ibyo Gatarina ryaribuye abajura bakoreshaga barishyiraga mu mufuka bakarizunguzara abasore b'inkorokoro bagakubita ku rugi rugahita rugwa imbere baje kwiba bakujyana n'igishoro cyawe barakubise urugi rwari urw'ingunguru bararukubita burya rurakomera noneho rurigonda ariko rwigonda ruza ku cyumba cyanjye ibinonko birangwira dukanguka tuvuza induru abantu baradutabara ntacyo batwibye noneho ngira ubwoba nsa nk'uwamutse ndavuga ntahantu nzahapfira nibwo namubwiye nayo reka mwereka ati genda agiye abajura basi ntazabajya ntandukana nawe gutyo ntangira kujya kwikodeshereza icyo gihe utangira kwikodeshereza wari ufite nk'imyaka ingahe yari mfite nk'imyaka nka 22 rutangiye kuba umusore nangiye kuba agasore yego ubwo buzima ubamo bwo kwikodeshereza nzunguza muri Kigali ya peteroli niyo wakomeje waje guhindura naje guhindura njya mu myenda yego kuko wa musore yacuruzaga imyenda yacaguha yego hazagaho akantu ibintu bikimeze neza ariko nanone twarinjije nta mibare yigiye imbere twagira icyo umusore birumvikana neza wari utarakizwa winyweraga icupa icyo gihe ndi umusore naje kwimenya noneho nkiba kwa mushiki wanjye ubwo nibwo nagiye muri Adventiste yego navuyeyo rero nsenga umushiki wawe yasengeraga mu Adventiste navuye kwa mushiki wanjye nsenga ndi umudivantiste urumva rero mu badive uko mbizi nta kunywa inzoga kereka abahirika nuko mbizi umuntu utegereje Kristo ubundi Adventiste bisobanura utegereje Kristo yego ntago ubundi umuntu yaba umusinzi ngo ategereze Kristo yego oya ntago bishoboka nuko nubwo rero ubwo narasengaga ntinya Imana kandi urumva nibyo byagufashije kugira ngo wenda utazajya uninjira mu bakobwa cyangwa mu mayoga cyangwa mu mayoga turabazi benshi no mu butabi babasaza mujya kungana usanga barataye umurongo ukomeza mu ubwo buzima bwo gusenga mu Adventiste nkomeza mu ubwo buzima bwo gusenga mu Adventiste yego ukajya ubona umwanya ukajya ku rusengero nkabona umwanya naracuruzaga ngiye
nkiha umwanya nkacuruza, namara gucuruza nkagera isaha njya kurepeta. yego Eh, boga mu makorari yaho nabaga mu makorari, kuko burya iyo ukijijwe uba ugomba guhita ushaka n'inshingano ushingwa kugira ngo igufate, ushobore kuba umunyetorero yego kandi ufite imirimo udashomereramo. yego Eh, abantu badukurikiye twanakoreye ku rusengero, wenda Imana iguhaye muri iki gihe ntabwo aribyo turi buvugeho. yego. Impano yo kubwiriza ubutumwa wari ufite uri umusore cyangwa waje kwigira umaze kuba umugabo? Ubundi Pawulo yaravuze ngo nkiri umwana nibwiraga iby'abana, yego ngo ariko nkuriye nibwira iby'abakuru. Kubwiriza rero byaje nkuze, yego maze kuba pasitoro. Ubundi ndi umusore, hari ibintu bita jeya byo muri Adventiste. yego navuga ngo ahari nari nka osi morale muri Adventiste, shinze kubankuraje. yego ntera amakorasi mbwira urubyiruko nimuze dukora igitaramo, yego mbashyushya cyane. Nibyo ngibyo nakoraga, ariko nkatinda no mu ijambo cyane, kuko buriya Abadventiste biga Bibiliya cyane. Nanabashimira yego ko bandeze neza. Burya kuba umurokore utazi Bibiliya nabyo ni ibibazo. urumva abantu bubakiye ku buhanuzi, ku buhanuzi butagira ijambo. Urumva ni ikibazo, ni nk'inkoko iraririye amagi itarahuye n'isake. ako kantu gasubira mu ngo biba bimeze gute? Kugendera ku buhanuzi, ukaba umukristo ugendera ku buhanuzi nta jambo, uba umeze nk'inkoko iraririye amagi itarigeze ihura n'isake. urumva aba ari ukurarira amahuri. Yego nyine nta kivamo. nari natinye kubivuga. n'amahuri ubu uraho. ndumva umuntu usoma nayo birabura atavuga ko Imana yamubeshye. Oya, ntabwo Imana yamubeshye, kubera ko Bibiliya iravuga ngo nibatavuga ibihwanye n'iri jambo ngo nta museke uzabatambikira. Urumva rero niba ibyo ukora bidahwanye n'ijambo, nta museke ugutambikira, nta mucyo w'Imana ukuriho. yego yes. washakiye mu Badventiste? Nashakiye mu Badventiste muri korali naririmbagamo. yego uza kuba umurokore gute ko numva nabyo ari ibintu birebire? Ukuntu nabaye umurokore umaze gushaka? Ukuntu nabaye umurokore ni ibintu birebire cyane. yego mu cyiciro kindi cya kabiri tuzavuga nzabivugamo. ni ibintu birebire bikomeye. hanyuma waje gushaka umudamu uri muri iyo korali? narambagije ndi muri iyo korali. narabanje progressa kuri umwe ku mukobwa nakundaga. nawe ufite ubuhamya bwo gutereta cyangwa wowe wabwiye yahise akunda? oya, nanjye barabanje. hari abantu bagira ubuhamya bwo kubenguka cyane. byaranantangazaga ukuntu umuntu usobanutse abengwa umusirimu. Bamanwera bari abasirimu? Bamanwera ni abasirimu. umaze kubona benshi bari abasirimu kwa si ibyo kubeshya kabisa. yego ni ukuntu nkibaza ni gute umuntu yambenga ntari ikigoryi, nzi gushaka ubuzima, uri n'umusenga, uri n'umusore utajya ndi n'umuntu usenga ntiyandarika, ubundi uyambenga nkandi. ukumva urakomeye. ariko nza kwegera umukobwa nakundaga, mwaka urukundo, ariko nsanga hari undi wanyitambitse kandi undusha ikofi. ntago nabenzwe kubera ubusembwa. ako kantu k'ikofi rwose urumva kuva kera karakoraga? oya, karakoraga. no ku bwa Yesu karakoraga. Imana iyaduhe kabisa. hari abadayimoni badusuzugura kubera nta kofi. bose ntibasengerwa. Haraho bisaba gukora mu mufuka. cyane haraho bisaba gukora mu mufuka. uhuye nk'umuntu ushonje ntago bisaba kumurambikaho ibiganza, ahubwo bisaba gukora mu mufuka nk'igihumbi agakubita ikivuguto hirya aho, uwo mudayimoni agatagangara. oya, niko bimeze rwose. niko bimeze. yego ntago nasanga umuntu ibintu bye babitaye hanze, bamuhaye pirive binyagirirwa hanze. ufite amafaranga ngo upfukama nkusengeri, bisaba ikofi. yego urumva abantu bakora imirimo kandi abarokore babyumva, ubwo nibo ndiho nyurira. yego n'abapasitori bene wacu mugabanya amasengesho kuri buri kimwe cyose, ahubwo hari aho bigomba kugera ugakora. urumva na Bibiliya bivuga ngo mutware intwaro zose. urumva buri rugamba rwose rurwanwa n'yawo. yes. intwaro tugenda duhinduranya bitewe n'ukuntu urugamba rusa. yego byoroshye. urumva abantu bafite gahunda yo gukora no gufasha babikomeze, kuko nabyo babikenewe. burya ni nacyo cyazuye umudamu w'iyopa bita Tabita. yego Imana yoherejeho Petero yapfuye iti genda uzure Tabita,
aramuzura. Abanyamirimo ubundi ntibakunda no kuboneka. Yego. Abantu benshi bagira ubugugu n'abanyacyokere gusa. Ariko Imana idushoboze kubikora tunabivuga tunabikora. Imana idushoboze kabisa. Mbo umaze gushaka hanyuma uwo mukobwa muterese nakubwiye ikibazo cy'ikofi wa ntago yambenze naho ari ubu n'umukecuru nanjye dore ndashaje abyumve neza uko azabyumva ntacyo mushinje. Arambwira ati hari uwagutanze noneho nkoresha ubutasi rero nsanga koko hari uwantanze. Yego. Ariko numvise za kirazira zindi numva nta kindi yampoye ahubwo ni intege zanjye nkeya n'uburangare wenda cyangwa se ko bitari mu gihe cyanjye. Yego. Noneho mva mu nzira rero nari nararahiye ndabizamuka navuga ko umuntu ambenze nta rotari nagira. Umbenze mu gitondo nzongera nkarambagiza nimugoroba. Yego. Ubwo rero ampakaniye atyo sinagiye kure nashakishije hafi aho. Ni ukuvuga ngo yashyingiwe nka samedi nahise mpanga n'ifite agafaranga. Naravuze ngo ntabwo uyu mukobwa nakundaga azashyingirwa ngo ntaho ubukwe bwe kuko byambabaza, ahubwo umunsi w'ubukwe bwe nzaba ndi mu bwanjye. Wahise upanga uravuga ngo moja kwa moja azakora uko nanjye nabukoze. Yes. Uko hari akantu nari mfite nawe hari uko wari umeze. Hari uko nari meze nubwo nta modoka nari mfite. Ariko nari nubakitse. Yego. Kera byibura bigishoboka abantu bazanaga abagore ariko n'ubu hari abakugaki bigira ngo ntibashaka umuntu datuye cyangwa udafite icyo gihe wari warubatse wari ufite aho tuye byari bimeze ntaho gutura ni mu ikode. Ariko icyo gihe sister yari afite inzu arambwira ati iriya nzu ndayiguhaye abariho uzakorera ubukwe. Yego. Maze kubukora rero arambwira ati nushaka ugumemo. Yego. Ariko kuko ndi umugabo uzareba uwarebaga kure cyangwa se ndi umuntu ushaka kugera kure. Yego. Sanga bitagaragara ko nahinduye miriye cyangwa se ko nakuze bisaba ko mpava. Yego. Urumva wazanye umugore mwakoreye rimwe n'ubukwe n'unguwo bitakunze nyine. Mbega bari mu nama ze nanjye zanjye zihari. Yego. Nibwo burinzi nishyizeho kugira ngo ndinde umutekano umutima wanjye. Yego. Ubona Imana igukoreye ubukwe hari nko muri 70 ingahe icyo gihe? Oya ni nyuma y'intambara. Muri za 95 na gatatu. Oya 96. 96. Ubona ukoze ubukwe birarangiye ufite uzanye umugore nuko. Rwose. Gira n'ubukwe bwiza. Kugira n'ubukwe bwiza. Nafasha abasore 8. Bakwambarira? Ya, bundi muri byabagaho. Oya, bundi muri Adventiste ni 2. Yego. Fille d'honneur na garçon d'honneur. Yego. Ariko je naravuze ngo nkurikije uko nababaye. Bundi giye nkunda utuntu dushyashya nyikora business banyitaga no common. No common bwo bishatse kuvuga? Mbega umuntu wihariye. Yego. Mu mikorere cyangwa se mu miterere. Yego. Ni nako nteye buri. Ko ugaragara nk'umuntu burakaye biba bimeze gute? Ni bwa buzima bwaguhezemo? Haga ari ukurakara nuko n'umutsi. Akantu gasubire ubwo ntabwo ari ukurakara ahubwo ndi umutsi. Yego. Urya inyama itogosheje mu mazi iyo batetse ifiriti ntabwo biba bimeze kimwe. Iryoshye bwabariye. Umva nawe byibwiye. Iyo umwimerera ari bitogosheje. Ni iriya irimo amavuta. Yego. Bakamuyemo ubusivire mbega ikinjiramo umushonge w'amavuta. Yego. Ni iryoha. Papa Munyana ndagira ngo dusoze iki cyiciro cya mbere cy'ubuhamya bwawe. Yego. Icyiciro cya kabiri twifuza ko waba uri kumwe na madamu. Rwose. Kugira ngo utubwire kuko mu bantu bagerageza kubabaza ubuhamya bwawe bukomeye wowe udukurikiye bunakakaye biri mu gihe wari umaze gushaka. Buri mu gihe nari maze gushaka. Tubakumbuza abantu bari badukurikiye icyiciro cya kabiri ko tuzakibagezaho vuba aha ngaha. Yes, kandi nkaba nabwira abantu ko Yego. Iyo Imana izagukoresha Yego. ntabwo ituma uvukira ahantu horoshye. Kuko ibizagukoresha ibintu bikomeye. Yego. Niyo mpamvu rero ugomba kuvukira ku ikosi. Yego. Buriya nka Mose uburyo yavutsemo kiongozi wa Isiraheli. Yego.
wibuke ko nyine yamubyaye mu gihe kibi bahigaga abana b'abahungu babica, noneho akamushyira mu kato. yego Ngaho reba umwana w'iki gihe wamujyana mu rufunzo hariya mu muceri. ikibazo. Rero nuko Imana yari buzamukoreshe. Nanjye rero nashimiye Imana nza kumenya, ni nayo mpamvu kari akantu uvuze uti banza ari uko wanyuze mu buzima bukakaye, nta kintu cyaho nanyuze ngaragaza. Urumutse kwa nukumuka kuko naje kumenya ko ryari ishuri. Yego. Ryo kugira ngo Imana izankoreshe. Urumva rero nta nzika nakurayo. Urumva nta kibazo. Nta kibazo. Yego. Tugana ku musozo, Pastor Munyana, watanga wenda nk'inama kuri ubu buhamya wari utanze, cyangwa se rukagira n'ikindi kintu tangariza abantu bari badukurikiye dusoza kino kiganiro. Abandi wowe dukurikiye wajya muri comment ukatubwira icyifuzo cyangwa igitekerezo nk'uko twatangiye tubikubwira, kugira ngo ubutaha tuzabashe gukomeza gukora uyu murimo neza. Pastor Munyana, umwanya ni wawe dusoza. Murakoze cyane. Icyo nagiraho abantu inama ni nko kuba papa. Ndashaka kubabwira ko batakwiriye kumera nk'uko nabyirutse nsanga ameze kubera papa wanjye. Ubu ukwiriye gushaka umugore mu gasazana, ntujye gukinisha umukobwa w'abandi, kugira ngo utazabyara abana bafite ubuzima bubakomereye bwo kwirera kandi bafite aho bakomoka. Abo rero nababwira ngo rwose mubyirinde, no mu kintu nkora ntabwo buriya abana banjye nabababaza binyuze kuri mama wabo. Hari ibyo nakwihanganira kuri mama wabo kugira ngo abana banjye banezerwe bitewe n'ubuzima nanyuzemo, nabonye atari bwiza. Yego. Yes. Iyo niyo nama mbagira, kandi nkagira abantu babyaye abana yuko bajya babitaho, ko ni amaraso yabo. Kera ndi umusore navuga ngo nta icyatumye ntiyandarika, kandi nta nubwo nari nkijijwe, ariko nkunda amaraso yanjye. Naravuga ngo sinshaka umuntu natera inda biramupangu akazaruha sinirerera umwana kubera ko namuteye inda mpubutse. Ibyo rero bigatuma ntinya. Kandi niyo nyitera umuntu ucitse amaguru niwe twari kubana. Yego ko nge ndiyubaha. Urumva umuntu wari udukurikiye, ntabwo twavuze uburyo Papa Munyana abaye pasiteri, ntabwo twavuze uburyo ki yabyaramwe abana, ntabwo twavuze uburyo ki yagiye ahura n'intambara nyinshi zitandukanye. Rero turagira ngo Papa Munyana udusengere dusoze usabira abantu bari mu rugamba nk'urwabayemo. Ubu ngubu hari baba no mu cyaro twavugaga. Yego. Hari abandi bagabo bataye abagore, urumva n'abagore batawe, ariko hari n'abagabo batawe. Iyi minsi imeze nabi, sinzi mba mutari kubibona. Abagabo barahukana. Ngombwa gusenga uyu mwuka kugira ngo uhunge ubwoko bw'Imana. Ndashimira n'Imana yuko irimo ibikora neza, tugasubira mu murongo wo gusenga. Imana irimo iracisha make ya Covid. Abayobozi bacu bakagenda batwemerera gusenga. Ni byiza kuko gusenga ni byiza. Igihugu kidasenga ntaho cyagera. Rero reka dusenga Imana, dushimira Imana uyu munsi yaremye kugira ngo tunezererwemo, kandi tunayishimira ko yatumenye kera. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye ko wabanye natwe mu buhamya tumaze gutanga. Reka ubu buhamya buzahure benshi. Reka ubu buhamya bukomeze benshi. Ntabwo ntanze ubu buhamya nataye ubwenge cyangwa se niyandaritse, ahubwo kwari kugira ngo abari mu buzima bukomeye bumve yuko n'Imana ibazi kandi ko ntawe itakura umuntu. Rero ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo mu gihe cyo kwihangana bajye bihangana, kuko igihe kizagera batabarwe nk'uko Dawidi yakuwe mu ishyamba agahinduka umwami wa Isiraheli. Nanjye rero ndashima ijambo ryawe muri aka kanya ryatubatuye, tukaba uyu mwanya turi kuri Irakora TV tuvuga izina ryawe. Rero nsengeye n'abanyamakuru kugira ngo bahe umugisha, kandi ntibibe hano gusa ahubwo uzabageze kuri. Rero nitwongera kubonana tutaguye mu nzira, tuzashima izina ryawe, icyubahiro no gukomera bibyaye mu izina rya Yesu. Amen.